Matayo Ngirumpatse wari perezida wa MRND na Edouard Karemera wari umwungirije nibwo bakatiye gufungwa burundu n'urukiko rwa Arusha. Urubanza rw'iremezo rwabahamije ibyaha bya jenoside byibasiye inyokomuntu no kutagira ibyo bakora ngo bitandukanye cyangwa ngo bakumire ibyaha byakozwe n'interahamwe. Aba bombi bahamijwe ibyaha kuwa 2 Gashyantare 2012, igihano gishimangirwa kwa 29 Nzeri 2014. Kuva icyo gihe bari bafungiye Arusha muri Tanzania bategereje ibihugu bibakira kurangirizaho ibihano bakatiwe. Ese uyu mugabo ikimenya bose mu bikorwa bibi byibasiye inyokomuntu ni muntu ki? Matayo Ngirumpatse, umugabo w'umuririmbyi ukomeye waririmbye muri Korali do Kigali, akanahimbira indirimbo nyinshi ndetse akaba n'umwe mu bayishinze. Ni umwe mu mazina akomeye y'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Juvenal Habyarimana ni umwe mu biganye na Ngirumpatse Matayo 1962. Matayo yatangiye gukora nka subutiti mu bishinjacyaha bukuru bwa Repubulika i Kigali. Akiri mu iseminari ntoya y'i Kabgayi, yibonaga cyane mu bijyanye no kuririmba cyane ko yari anabishoboye abifitemo impano y'akataraboneka. Muri aya mashuri yombi i Kabgayi ndetse n'i Bukavu niho yahuriye na Juvenal Habyarimana, akaba ariho yakuye impamyabushobozi mu bijyanye n'amategeko. Ubwo Ngirumpatse Matayo yatangiraga imirimo ye mu bijyanye n'amategeko, icyo gihe Juvenal Habyarimana nawe yari amaze kurangiza amasomo ye ya gisirikare muri École des Sous-Officiers i Kigali. Yahise kandi akomeza ibijyanye n'umwuga wa gisirikari, azamuka mu ntera mu mapeti, dore ko 1962 yazamuwe mu ntera mu mapeti. Yari umwe mu basirikari batangaga icyizere imbere mu gihugu. Tariki ya 7 1973 Habyarimana Juvenal afashijwe n'abandi basirikare 10 bari bibumbiye mu itsinda ryise Inshuti z'Abagatanu Nyakanga les Camarades du 5 Juillet, bahiritse ubutegetsi bwa Kayibanda Gregoire. Batangiza Repubulika ya kabiri, la Deuxième République. Akimara gufata ubutegetsi yahise yibuka inshuti ye ya kera Ngirumpatse Matayo, maze amugira ambasaderi uhagarariye u Rwanda Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, aho yamaze imyaka 5 akorera akazi. 1978 yarongeye ahabwa izindi nshingano nk'izo guhagararira u Rwanda mu Budage. 1982 Matayo Ngirumpatse yakomereje amasomo ye ya kaminuza i Strasbourg mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yarangirije kwiga iby'amategeko. Yanahavanye kandi impamyabumenyi ihanitse mu by'amategeko PhD. 1985 ubwo yagarukaga mu Rwanda yahise agirwa umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana mu bijyanye n'imibanire n'amahanga cyangwa se Foreign Affairs. Nubwo yari amaze igihe mu mahanga, ariko kuririmba no gucuranga byari bikimurimo, aho yakomeje kuba umuririmbyi ukomeye muri Korali do Kigali. Mu 1980 yaretse kuba umujyanama wa Perezida wa Habyarimana mu by'imibanire n'amahanga, ahita agirwa umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda kizwi nka Sonarwa. Nk'umuntu wize amategeko, nyuma ya Perezida Habyarimana yamujyanye kuyobora Minisiteri y'Ubutabera. Nyuma gato yatangiye kuyobora MRND, asimbuye kuri uwo mwanya Juvenal Habyarimana ari nawe wari warashinze iryo shyaka. Amaze kugirwa perezida wa MRND yahise agira ubushobozi n'ububasha, maze atangira kugira ijambo ndetse anabangamira urukiko rwa Arusha, ari nako yakoraga ibishoboka byose ashakira interahamwe intwaro ziganjemo iza Kalashnikov, gerenade n'amasasu byari kuza gukoreshwa mu gutsemba jenoside yakorewe Abatutsi. Yakomeje gushishikariza interahamwe kwica Abatutsi no kubashakira intwaro yivuye inyuma. Nyuma inkotanyi zimaze kubohora igihugu, hagiyeho igikorwa cyo guhiga inkozi z'ibibi zagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nibwo yafatwaga maze akatirwa igifungo cya burundu.
njye wabagezagaho iki cyegeranyo nitwa Yusufu Mugwaneza. Kora subscribe, video zanjye zasohotse ntizikagucika.